turengere ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere. Inshuti bakunze b'ikiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere, turabasuhuje. Ikaze mu cyo twabateguriye kuri iki cyumweru. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro ku bushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye ya safiri mu Rwanda. Muri iki kiganiro turaza kumva umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ku bijyanye n'ubwo bushakashatsi bwa safiri. Twagiye no mu karere ka Rusizi, aho twaganiriye nawo muri sosiyete Safia Miners Cyangugu bashoye imari mu bushakashatsi bwa safiri mu turere twa Rusizi na Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba. Baraza nabo kutubwira aho ibikorwa byabo bigeze. Mube hafi rero, ni mu kanya. Muri gahunda ya leta yo kubyaza umusaruro umutungo kamere w'amabuye y'agaciro mu Rwanda kugira ngo ugire uruhare mu iterambere ry'igihugu, harakorwa ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa safiri, amabuye akorwamo imirimbo ikundwa cyane kandi ifite ubwiza buhebuje. Nubwo ayo mabuye yavuzwe cyane mu myaka yashize mu Rwanda, cyane cyane mu cyahoze ari Cyangugu, nta bushakashatsi bwimbitse cyangwa ubucukuzi bufatika yigeze akorerwa. Muri iki gihe rero, u Rwanda rwatanze umurongo w'ubwo bushakashatsi hagamijwe kongera umusaruro uturuka ku mabuye y'agaciro y'ubwoko bunyuranye, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Bwana Imena Evode. Icyo nabwira abanyarwanda mbere na mbere nuko u Rwanda ntabwo rugizwe n'aya mabuye tumenyereye ariyo gasegereti, koruta na wolfram, ahubwo u Rwanda rufite n'andi mabuye. Harimo zahabu twamaze kuvuga, nubwo tutaratangira kuyicukura nk'uko tubishaka, kandi igihe duteganya ko izatangira gucukurwa bizatanga isura nshya itandukanye burundu n'ibyo dusanzwe tumenyereye mu bucukuzi hano muri iki gihugu. Ku rundi ruhande hari ibyo twita amabengeza, harimo azwi nka turmalin, harimo azwi nka amethyst, harimo azwi nka ruby, noneho hakabamo nayo azwi nka safiri mumaze kuvuga. Safiri n'utubuye twiza dutoya tw'ubururu dukomeye cyane, dukoreshwa mu bintu by'imitako, yaba imikufi, amaherena n'ibindi byose. N'amabuye aboneka mu byo dukunda kwita za volcanic rocks, cyane cyane za basalt. Izo basalt rero twebwe tuzifite mu ntara y'Uburengerazuba, ahanini mu gice cyegereye amajyepfo y'iyo ntara, ari utwo turere twa Nyamasheke na Rusizi. Aho niho turi gukora ubushakashatsi bwa safiri. Bimaze kugaragara yuko hari kampani zikoramo, zicukura, hakabamo n'abandi bagitangira iyo ntambwe kuyicukura. N'amabuye afite igiciro cyiza cyane ku isoko, adasaba ubuhanga cyane kuyacukura, ahubwo hasigaye ngo tumenye ngo arangana ate, cyane cyane tumenye aho ari ku bwinshi kugira ngo dutangire kuyacukura. Ubwo rero turimo turateza imbere nanone iryo shami, niba naryita ishami ry'amabuye rindi, kugira ngo abantu nabwo bahugukirwe kurijyamo, bamenye ko nayo ni indi miterere y'ubukungu bw'umutungo kamere dufite muri iki gihugu. Tubashishikariza gushyiramo amafaranga no gushyiramo ubumenyi kugira ngo tubibyaze umusaruro. Hari sosiyete nk'imwe ituruka mu gihugu cya Thailand imaze gutangira ibikorwa by'ubushakashatsi, ndetse ibaze no kugera ku musaruro. Itangiye kutwereka amabuye igenda igeraho. Turabona baranakoze n'ishoramari rishimishije, gusa turabasaba kurushaho gushyiramo imbaraga, turabasaba kurushaho kunoza gahunda yabo no kwihutisha imirimo kugira ngo koko safiri ibe kimwe mu bintu twohereza hanze, kandi twabanje kubyongerera agaciro, ntituyohereze nk'uko yagacukuwe ako kanya. Tubanze tuyiconge, tuyitunganye, ijye ku isoko ifite agaciro.
sosiyete Safiri Miners Cyangugu yatangiye ubushakashatsi bwimbitse ku mabuye y'agaciro ya safiri mu turere twa Rusizi na Nyamasheke. Iyo sosiyete yatangijwe n'abashoramari mu bucuruzi n'ubucukuzi bwa safiri bakomoka mu gihugu cya Thailand. Icyo gihugu cya Thailand nicyo cya mbere ku isi mu bucuruzi bujyanye n'imirimbo. Umushoramari muri Safiri Miners Cyangugu, umunya Thailand Somkit Soki, aragira icyo avuga ku bushakashatsi bwa safiri bakora. I made a for the business for Sapphire for the year. Before about 3 years. Maze imyaka igera kuri 40 mu bucuruzi bwa safiri. Mu myaka igera ku 10 ishize, hari abaminisitiri babiri b'u Rwanda baje muri Thailand maze bashishikariza kuza gushora imari muri safiri mu Rwanda. Icyakora kuva na mbere hose hari abantu bavaga mu Rwanda bazanye safiri muri Thailand nkayibagurira. I know in Rwanda have a good sapphire. Naje kuza mu Rwanda rero nsura hose maze nsubira muri Thailand niyemeje gushinga sosiyete ya safiri mu Rwanda. Mu Rwanda hari safiri nziza cyane. Maze kugira ubuzobere bwinshi muri aka kazi, ndashaka gufatanya n'Abanyarwanda. Uyu mushoramari yatubwiye ko safiri ifite agaciro kanini cyane ku isoko. Ngo nibatangira gucukura neza bazabona umusaruro mwinshi, dore ko ubutaka bahawe gukoreraho ngo bufite hegitari 2820. Iyi sosiyete ngo yarabyitondeye ikora ubushakashatsi buhagije, ikora amakarita agaragaza ahagenda haboneka safiri muri Nyamasheke na Rusizi. Uretse kuba safiri iboneka mu Rwanda ari nziza, uyu mushoramari aremeza ko ngo ari na nyinshi cyane. I think 50 year 100 year not finished too much I think. Ndatekereza ko yacukurwa n'imyaka 50, 100 se, mbese ntiyashira. Ni nyinshi cyane. Narayibonye mu duce twa Gasharu, agace ka Shagasha, ni nyinshi pe. Nyamasheke too much. Muri Nyamasheke ho irarundanyije rwose. Good one, the good and big size 1 kilo more $100,000. Safia nziza nimero ya mbere ikiro cyayo gihagaze ku madolari ya Amerika arenga $100,000. Medium grade about $10,000 per kilo. Iyo hagati na hagati igeza ku $10,000 ku kilo. Naho iya nyuma yageza ku $5,000 ku kilo. I don't know. I know I think ku munsi rero sinzi neza, ariko ndatekereza ko dushobora kuzajya tubasha gucukura kuva ku kilo kimwe kugeza kuri 3. Nubwo ibikorwa byayo byo gucukura bitaratangira neza, Safiri Miners Cyangugu ngo irafasha abaturage batuye mu mbago ikoreramo. Iyo sosiyete ngo iratanga akazi, ibindi ikora nabyo ngo abaturage barabyishimira cyane. Twamarasa Jacques, ntuye mu murenge wa Giheke, kagari ka Kigenge, mudugudu wa Rwamiko. Mfite akazi muri company ya Safiri Mining, dukoranye umwaka n'amezi 3. Mu bintu dukoranye nabo tumaragiye dukorana harimo kubafasha mu mirimo baje batugana nk'Abanyarwanda, turabafasha nabo baradufasha baduha umushahara. Uwo mushahara ubona ko umaze kuzamura Rwamiko. Umudugudu wa Rwamiko wundi wari inyuma cyane, hamaze kugira umuriro, hari ibikorwa by'ubucuruzi bitangiye kuhagera, ku buryo ubona abantu bose bishimiye igikorwa cy'abashoramari baje bashora muri Rwamiko. Nkanjye nigihereyeho maze gura isambu hano muri Rwamiko, ku buryo nishimiye, iyo ntaza kuba nishimiye igikorwa cyakorewe hano nta kintu ari kuhakorera, kuko hari mu cyaro nta kintu kihaba, ariko abantu bose bamaze gutera imbere, batangiye kubaka amazu, bamaze kugira umuriro. Hari ibikorwa byabo bona bakora nk'iminsi mikuru yabaye, dusangira no munsi mukuru, bakadukora iminsi mikuru, bakabona ko bishimanye natwe, ntago bajya kure yacu. Ikindi no kubona bafite gahunda ndende yo gukora ubworozi, bazavana muri Thailand bayatuzanire inkoko, matungo yandi, ingurube n'ibindi, ku buryo byafasha abaturage batuye Rwamiko. Ikigaragara no kubona bafite gahunda nziza yo gufasha abaturage nabo bakiteza imbere. Ariko icyagaragara nuko tugomba kubafasha kugira ngo nabo bagire gute, nabo bagire icyo tumarira. Ariko umwaka tumaranye hari abafite akazi bateye imbere, hari n'abatagafite bibageraho. Kuko nk'iyo twanahembwe ubona
ubona ko abaturage baho bishimye, bakabona mituweli, bakabona amafaranga yo kurira abana, yo kubaka amashuri. Byose ni ibintu ubona abashoramari batuzaniye hano muri Rwamiko biduteza imbere. Uko bagitangira twakoraga turi abakozi batari hasi ya 200, gutegura ikigo, gukora imihanda igera aho ngaho ku mazi bagiye guha abaturage. Byose urebye byatumye twabonye ubushobozi buduteza imbere, ariko urabona ko ubu nuvuga ngo nibatangira gukora neza bereka ko tuzatembe, kuko ubaza umuntu uguha ataratangira, ariko natangira umva ko nta muzasangira nta kibazo. Bimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni amakimbirane avuka rimwe na rimwe hagati y'abaturage n'abashoramari aho baba barahawe ubutaka bwo gukoreraho. Bwana Murasa Jacques, umukozi muri Safia Miners Cyangugu, asanga abaturage batuye mu mbago z'ubutaka bwahawe sosiyete Safia Miners Cyangugu ngo bari bakwiye kuyorohereza kuko nabo bazakura inyungu mu bikorwa byayo. Icyo mbona ari abaturage twafasha uyu mushoramari nugu kumufasha, cyambere niba guhaye akazokora neza, icya kabiri bikorwa akoze tugashobora kubirinda nk'abaturage kugira ngo bizaze nubwo we agicoza agira akagenda, ariko bikazabidusigira. Kandi ikindi tukabubaha nk'abanyamahanga bakabona ko dufite abanyarwanda bafite discipline. Ubutumwa naha abaturage nuko twakwirinda kunaniza abashoramari kugira ngo ibyo badukorere byiza birusi ibyo bari kudukorera, kuko nibabona tutabarushya bazazamura ibikorwa byinshi, ariko nitubarushya bazazana bikeya. Urugero ni nk'umuhanda twakoraga ujya kugera nkaho duha abaturage amazi. Icyo gihe iyo bahageze ntitugomba kubona mu ishuri y'abazungu, tugomba kubona nk'abantu baje gufasha abanyarwanda. Bya bikorwa hari ibikorwa zakora mu gihugu, noneho natwe bakadufasha tutabaruhije. Ntumushake kumukora ibintu bya mirenge kubera ko wowe uzamubonamo inyungu nyinshi. Ku bibazo by'amakimbirane akunda kuvugwa hagati y'abashoramari n'abaturage, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, Bwana Imena Evode, aratanga ubutumwa ku mikoranire hagati y'abo bombi. Ni ikibazo kandi tukomeje kugenda duhura nacyo muri iyi minsi, imibangikanire y'imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'imiturire cyangwa se n'ibindi bikorwa by'abaturage bibinjiriza amafaranga. Ariko aho bipfira nuko harimo aba badashaka kumva cyangwa gukurikiza itegeko. Itegeko ryo rirahari kandi ribisobanura ku buryo buri clear, nuko ahantu hagaragaye umutungo w'amabuye y'agaciro, uwo mutungo uri mu butaka ntabwo ari uwa nyir'ubutaka, ahubwo uwo mutungo ni uw'igihugu. Noneho nyir'ubutaka nawe aba yarahawe icyangombwa kuri ubwo butaka kimuha imyaka iyi n'iyi yemerewe gukoreraho imirimo, yaba iy'ubuhinzi yaba iy'ubworozi cyangwa se kubakaho ibindi bikorwa kuri ubwo butaka. Buri wese rero itegeko ryerekana aho uburenganzira bwe butangirira n'aho burangirira. Ku muturage ubutaka n'ubwe yashyizeho n'ibikorwa, mbere y'uko uhawe uruhushya atangira gucukura bwa butaka bagomba kumvikana, akamuha inyishyu isimbura bya bikorwa yari yarashyize kuri bwa butaka. Ariko ibyo bigakorwa mu bwumvikane kandi hakurikijwe ibiciro bigenwa n'amategeko dufite muri iki gihugu. Nanone kuwahawe uruhushya uburenganzira bwo gucukura, nabyo itegeko rirabisobanura neza. Ntabwo amabuye ari muri bwa butaka ari ay'uwahawe uruhushya, ahubwo ahabwa uruhushya rwo gucukura ya mabuye. Amabuye ni ay'igihugu. Iyo ahawe uruhushya rwo gucukura amabuye kugira ngo atangire yacukure, yumvikana n'uwari uri yashyize ibikorwa kuri bwa butaka. Ubwo rero ibyo ni uko abantu bigiza nkana, uwahawe uruhushya agomba kumvikana n'uwasanze, ariko n'uwari usanga mu butaka ntananize uwahawe uruhushya. Ibyo byose bigakorwa hagendewe ku mabwiriza n'ibiciro biteganywa n'amategeko. Harimo itegeko rya
expropriation, harimo itegeko ry'ubutaka, harimo itegeko ryo kurengera ibidukikije, harimo itegeko rigena imicukurire y'amabuye y'agaciro na kariyeri. Ayo ni amategeko afite n'amabwiriza yayo agomba kugenderwaho kugira ngo hataba amakimbirane hagati y'abari basanzwe bakorera kuri ubwo butaka n'abagiye kuhakorera imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se ubushakashatsi. Ikindi tuvuga ni uko ibi byose tubikora kugira ngo duteze igihugu n'abagituye imbere. Ntabwo waza ugasenya ahantu hari igikorwa gihenze kurusha ya mabuye y'agaciro wowe ushaka gucukura. Ariko nanone niba tubona hari ibikorwa bishobora gukurwaho kandi amabuye agiye gucukurwa akaba afite agaciro karenze ako twahabwaga na bya bikorwa, ntabwo bitubuza gutangiza nyine ubwo bucukuzi. Icyo dusaba rero, icyo tubwira abantu ni ukugendera ku itegeko, gukurikiza amabwiriza no kumvikana, ntihabe mu kunanizanya. inshuti mwakomeje gukurikira ikiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere, tugeze ku musozo w'icyo twari twabateguriye ku bushakashatsi buriho bukorwa ku mutungo w'amabuye ya safiri mu Rwanda. Muri rusange rero, leta ifite intego y'uko abashoramari b'abanyarwanda n'abanyamahanga bakwitabira no gushora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'amabengeza aboneka mu bwoko butandukanye kandi ku bwinshi mu Rwanda. Turabashimiye ko mwakomeje kudukurikira muri benshi, kandi tubibutsa ko mufite ikibazo cyangwa igitekerezo mushaka kutugezaho, mwatwandikira kuri email ikurikira info@minirena.gov.rw. mushobora no guhamagara kuri telefone 252 582 628. Tubifurije gukomeza kugira icyumweru cyiza. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Mpabwanimana. Turengera ibidukikije, ducunge kandi dukoreshe neza umutungo kamere wacu, dutere imbere, dutegura ejo hazaza. Ni mu kiganiro cya Minisiteri y'Umutungo Kamere.